Yes, nk'inkuru mbi yumvikanye ku mugabo wa Vestine Atawe Ouedraogo uturuka mu gihugu cya Brikina Faso akaba amaze gutabwa muri yombi. Nyuma yo kubenshi bakomeje kugenda bamushinja ibyo bitandukanye kuba ari umusirikare w'igihugu cya Brikina Faso, benshi bagatekereza ko yaba ari na Maneko yaje kuba yaneka igihugu cy'u Rwanda. Edrissa Ouedraogo mu by'ukuri yakomeje kugenda agarukaho n'abatari bake bakomeza kugenda bibaza ese koko nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa Edrissa Ouedraogo yaba ari Maneko mu by'ukuri ya Ibrahim Traoré ituruka mu gihugu cya Brikina Faso Ouedraogo. Mu by'ukuri bikaba bikomeje kugenda byumvikana ko asanzwe iwe mu rugo mu by'ukuri akahita akurwa kuri isa, bikaba byumvikanye ko atawe muri yombi. Ngo kureba mu by'ukuri amakuru akomeje kugenda ababaza benshi cyane bakomeje kugenda bakunda famille Ouedraogo, mu by'ukuri akomeje kugenda ishimisha benshi, uretse ko mu by'ukuri hari hamaze iminsi yumvikana amakuru yakomeza kugenda agaragaza ko witwa Vestine ndetse na Edrissa Ouedraogo mu by'ukuri bari bagiye kuba batandukanye. Gisa kuri aka mu by'ukuri amakuru hari nuko witwa Edrissa Ouedraogo mu by'ukuri ashobora kuba ari n'umusirikare cyangwa se mu by'ukuri akaba ari Maneko ya Ibrahim Traoré. Bikaba bikomeje kugenda byumvikana ko aturuka muri Brikina Faso mu mujyi wa Ouedraogo, mu by'ukuri akaba yarazanwe na mission yo kuneka igihugu cy'u Rwanda. Gusa kuri aka kanya mu by'ukuri amakuru atugeraho nuko witwa Vestine yakomeje kugenda agaragaza agahinda n'amarira, benshi bakagira uti mu by'ukuri n'amarira y'uburyarya akomeje kugira mu by'ukuri ariza witwa Vestine nyuma yo kumva ko umugabo we atawe muri yombi. N'amakuru ateye ubwoba cyane, benshi ubwo ngubwo barakomeza kugenda bibaza impamvu uyu mugabo mu muherwe mu gihugu cy'u Rwanda wanatwaye umwari w'umunyarwandakazi uko byakomeje kugenda bigaragazwa, akaba akuriye ibigo 12 ku mugabane wa Afrika. Edrissa mu by'ukuri akaba amaze kuba yasangwa iwe mu rugo. Gusa amakuru tugiye kuba twaganiraho nuko nyine uyu mugabo mu by'ukuri Edrissa Ouedraogo mu by'ukuri uturuka mu gihugu cya Brikina Faso mu mujyi wa Ouedraogo mu by'ukuri amaze kuba yatabwa muri yombi. Amakuru mu by'ukuri aje kuba yatuma uyu mwana w'umusore uturuka muri Brikina Faso ariko mu by'ukuri akaba yaramaze kuba yashinga urugo mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yaramaze kuba mu by'ukuri yazana imitungo ye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri byaje kuba byagaragara ko amakuru yaje kuba yagaragazwa ko ari Maneko yaje kuneka igihugu cy'u Rwanda. Ibrahim Traoré mu by'ukuri yaje kuba yagaragarizwa by'umwihariko ko Maneko yaje kuba yafatirwa mu Rwanda. Kuri aka kanya mu by'ukuri nimuza kuba mwakora ubusesenguzi cyangwa se igenzura, muraza kuba mwasanga uyu mugabo Ibrahim Traoré mu by'ukuri akigera mu gihugu cy'u Rwanda yagaragaye aje gushaka umugore, ariko mu by'ukuri ahaje kuba hagaragara isasu mu kuguru kw'iburyo, baje kuba banamurasira ku rugamba, ariko mu by'ukuri nyuma yo kumurasa isasu ryo ku kuguru aza kuba yakurwa mu gisirikare, aza kuba yakurizwa kuri mission yo kujya kuneka igihugu cy'u Rwanda. Nta kundi yaje mu by'ukuri uretse no kuba yaraje akahita ashaka umwana w'umunyarwandakazi, umwari mu by'ukuri usanzwe uzwi mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Gusa kuri aka kanya mu by'ukuri amakuru akomeje kugenda agaragara nuko witwa Ibrahim Traoré mu by'ukuri yaje kuba yakwereza uyu musirikare wari umaze kuba waraswa isasu ryo mu kaguru, ariko nimuza kuba mwana bireba neza nyine mu by'ukuri murabona ko witwa Edrissa Ouedraogo mu by'ukuri agenda acumbagira nyuma yuko nyine mu by'ukuri bamurashe isasu ryo ku kaguru. Urumva ntabwo yakongera gusubira mu gisirikare, kandi mu by'ukuri ari ikimuga, uretse ko rero mu by'ukuri akaguru ke kugeza kuri aka kanya amakuru tuje kuba twavumbura nuko kunzwe kakaba kagenda ariko ari akamuga gafite ubusembwa. Ariko mu by'ukuri uyu mugabo Edrissa yakomeje kugenda agaragaza ko atari na Maneko nyuma yuko mu by'ukuri yaje mu gihugu cy'u Rwanda kwakorera business ze, bitewe nuko nyine yagaragaje ko u Rwanda ari igihugu gifite umutekano, igihugu mu by'ukuri gikomeza kugenda kirangwamo n'amahoro. Yavuze ko mu by'ukuri impamvu yazanye business ze mu gihugu cy'u Rwanda ari ukugira ngo yongere kubaka ubuzima bushya, nyuma yuko mu by'ukuri uyu Ibrahim yakomeje kugenda yereza abasirikare benshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda bagakomeza kugenda baneka u Rwanda. Ariko mu by'ukuri Edrissa Ouedraogo mu by'ukuri yaje kuba yagaragaza ko yabaye umusirikare, impamvu atigeze abigaragaza na mbere yo kugira mu by'ukuri abashe kuba yarinda umutekano we kugeza kuri akanya, ariko aje kuba yakemera ko ari Maneko yaturutse mu gihugu cya Brikina Faso. Gusa Brikina Faso kugeza kuri aka kanya amakuru hari nuko yamaze kuba yakihakana umusirikare wayo wafatiwe mu gihugu cy'u Rwanda. Edrissa Ouedraogo mu by'ukuri uturuka Ouedraogo mu gihugu cya Brikina Faso. Amakuru mu by'ukuri aje kuba yatugeraho kuri aka kanya nuko urwego rwamaze kuba rwakoreza abashinzwe umutekano ubwo ni polisi mu by'ukuri zigiye kuba zafata iyi Maneko yaje kuba yatwara amakuru y'u Rwanda. Amakuru mu by'ukuri yose akomeje kugenda akusanyirizwa hamwe, ni inkuru yakomeje kugenda yibazwaho
n'abatari bake nyuma yuko uyu mugabo yakomeje kugenda atungura benshi, yakomeje kugenda agaragara mu isura yo kwitonda cyane. Ariko rero mu by'ukuri tuje kuba twamenya ko Ibrahimu Traoré yakomeje kugenda yohereza abasirikare mu bihugu bitandukanye bya Afurika ndetse no mu Bushinwa. Byaje kuba byagaragazwa ko hari indi maneko ituruka muri Brikina Faso byaje kuba yahafatirwa. Kimwe n'ikindi mu by'ukuri ibihugu bitandukanye byinshi bikomeje kugereza abasirikare babyo kuneka ibindi bihugu, ariko rero mu by'ukuri aba basirikare bakagenda mu buryo butazwi. Nayo mu by'ukuri mukomeza kugenda mubona nyine ibihugu runaka bigasezera abofisiye bashaje cyangwa se abasirikare rero bagiriye ibikomere ku rugamba. Ibi ngibi mu by'ukuri byaje kuba byagaragazwa n'ikinyamakuru gikorera mu Bufaransa ipari gikomeje kugenda kigaragaza ko ibihugu byinshi birimo gusezerera abasirikare bikabereza kuri misiyo zo kuneka ibindi bihugu mu by'ukuri. Ariko mu by'ukuri abasirikare benshi bakomeje kugenda bafatirwa muri ibi bihugu, ukabona ko ibintu byaje kuba byahindura isura ku nshuro za nyuma. Mu by'ukuri Maneko yoherejwe mu gihugu cy'u Rwanda ikaza mu buryo budasanzwe, mu by'ukuri ikaza yazanwe n'ibindi bikorwa bitandukanye, ikaza igashinga business zikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, ikaza ikanatwara umwene gihugu w'u Rwanda, ikaza mu by'ukuri ikaniyoberanya, ariko bikaba birangiye mu by'ukuri inafashwe. Nawuza uyoberanya ku Rwanda mu by'ukuri ngabure kuba yafatwa. Kugeza kuri aka kanya n'amakuru ngira ngo ngogezeho n'amakuru yakomeje kugenda ababaza abakunzi bakomeje kugenda bakunda uyu mwari w'umunyarwandakazi Vestine. Mu by'ukuri bakomeje kugenda ukora indirimbo zakomeje kugenda azishimisha benshi, mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaragaza ko amahitamo y'umwana w'umukobwa mu by'ukuri ari mabi cyane. Kugeza kuri aka kanya n'amahitamo atigeze ahitamo, ariko rero nk'uko yakomeje kugenda abigaragaza ku nyandiko yakomeje kugenda yandika ku mbuga nkoranyambaga, agaragaza ko mu by'ukuri naramuka yongeye kuba yahitamo undi mugabo azabasha kuba yareba umugabo mu by'ukuri wijoje, umugabo yabasha kuba yakitegereza neza cyane, uretse umugabo bamuhayemo pase uyu nguyu Edrissa Ouedraogo mu by'ukuri akaba amaze kuba yatabwa muri yombi. Umukobwa w'umuramyikazi Vestine akaba agiye kuba yasigara ari wenyine nk'uko byakomeje kugenda abigaragazwa. Maneko rero mu by'ukuri yari yaje yiyoberanyije ikaza mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi mu baturarwanda bakomeje kugenda bibaza ese koko uyu mugabo yaba ari Maneko cyangwa mu by'ukuri haba hari ubundi bugambane bwihishe inyuma mu by'ukuri abagaba bwaturutse ku Banyarwanda, dore ko benshi bakomeje kugenda bagaragazwa ko mu by'ukuri bahita banagambanirwa iyo bageze mu gihugu cy'u Rwanda, bakaba bagaragaza ibikorwa byabo. Kugeza kuri akanyira mu by'ukuri uyu mugabo Edrissa yaje kuba yafatirwa iwe mu rugo. Mu by'ukuri haje kuba hagaragazwa ko yarashwe isasu ryo mu kaguru, ariko mu by'ukuri akaba yari yarahishe ko ari umusirikare, ndetse waje no kuba wasezerera igihugu cyo muri Brikina Faso, bikaza kuba byagaragazwa ko yari yabigize ibanga. Rero kuri aka kanya amakuru akomeje kugenda agaragazwa n'urwego rwa RIB rwagaragaje ko uyu mugabo ari umusirikare ukomeye cyane uturuka muri Brikina Faso.